bikwereka aho uzaca mu minsi hazaza. Nigeze nsoma ijambo riramfasha, rirambwira ngo witinya. Haleluya. Ngo witinya, ngo kandi ngo were gukorwa n'isoni. Ngibyo byose ngo nubwo waciye mu ntambara, nubwo waciye mu bigeragezo, ngo nubwo wabiciyemo, ngo ariko icyo igihe kizagera ugire gute ubyibagirwe. Dufite abantu benshi baciye mu ntambara, baciye mu bigeragezo, baciye mu bintu bikomeye, ariko kugeza uyu munsi nibo barimo kwambara neza, kugeza uyu munsi nibo barimo kugaburira abashonji, kugeza uyu munsi nibo bafite amamodoka, kugeza uyu munsi nibo bafite ubutunzi. Ndagira ngo utangarize ngo mwene data, igihe uhagazemo nicyo kizakugira ukomeye hazaza. Mukunzi ukurikiye Bobo TV, ndagira ngo utangarize umugambi w'Imana ntabwo uzigera uhagarara ku buzima bwawe. Ntibishoboka, kuko icyo Imana yavuze ntabwo kijya gisaza ngo gikuke amenyo. Umuntu ashobora gusaza akavuka ari umwana, ariko uko agenda akura agasaza pe, amenyo agakuka. Igihe kikagera akitwaza n'akabando, bibaho. Ariko ndagira ngo utangarize ngo Imana yakuremye ikagukura mu bwana bwawe ukarinda ugeze aho ngaho. Umva, reka ngutangarize ngo Imana yacu ntabwo gisaza, icyo yavuze ni icyo. Birashoboka, yemwe birashoboka. Burya iyo umuntu ari mu kigeragezo, ikigeragezo kiravuga pe. Ukajya muri karitsiye, wagenda muri karitsiye kikakuvugisha. Mbese aho utuye ikigeragezo kikavuga. Wajya mu buriri ugiye kuryama ikigeragezo kikavuga. Waba urimo kureba umuntu urimo kureba mu modoka mu muhanda, ikigeragezo kikareba. Hari igihe ikigeragezo gihanda umuntu kikamukubita kikamera nk'aho ari inyundo. Ndetse wajya no kurya ku isahani ikigeragezo ukagisanga, ukumva isahani ukumva irimo iravuga, igitanda ukumva kirimo kiravuga, bitewe n'ikigeragezo. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo muri Yesaya 54 umurongo waho wa 4, arambwira ngo ibyo byose uzabyibagirwa yuko byigeze kubaho. Banishimye, uzabyibagirwa yuko byigeze kubaho. Nubwo waba mu ntambara, nubwo waba mu kigeragezo cy'uburwayi, reka ngutangarize ngo uruzi uko umuntu ajya ku gisasiro akarwara, akareba indwara yiwe ikavuga pe, ukajya ubona sirikere yaje pe, urapfuye birarangiye. Icyo kigeragezo kiravuga. Uri muri hashika, uri muri bomboni, ukabona neza urapfuye birarangiye, ukumva ntabwo uri burare. Ikigeragezo kijya kivuga. Wagenda mu muhanda ukumva amajwi ari kukubwira ati n'ubundi urapfuye n'uraye, ntabwo uri bubeho. Ikigeragezo kiravuga. Ariko reka nkubwire ngo aho igihe cyavugiye, aho igihe cyageze kivuga, reka ngutangarize ngo uyu munsi ni wo gutabarwa, uyu munsi ni wo gushyirwaho iherezo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi ni wo gushyirwaho iherezo. Haleluya. Uyu munsi ni wo gushyirwaho iherezo. Imana yagihaye igihe, kiratambuka, kiritaya, gikora ibyo gishatse cyose. Ariko nagira ngo utangarize ngo uyu mwuka cyangwa se uyu munsi wa nyuma, umwuka w'Imana ugiye gukora ibikomeye. Umwuka w'Imana ugiye gukora ibikomeye. Nta jambo Imana ijye ivuga ngo rihere, kuko icyo Imana yavuze cyose kiba cyanditse. Niyo mpamvu uhura n'indwara ntikwice, niyo mpamvu uhura n'amadeni ntibagutereze, niyo mpamvu mbese uhura n'ibikomeye ukabicamo. Imana yigeze ibwira Kuro, iramubwira ati nzakujya imbere ahataringaniye, nzaharinganiza. Haleluya Yesu. Haleluya. Asante. Nzakenyuruza abami, amavuta. Reka ngutangarize ngo tuti yanjye, Imana hari izakenyura igukenyeze. Amen. Hari abizakenyurira igukenyeze. Hari abafite imyambaro yawe ugomba kwambara, hari abafite ubutunzi bwawe ugomba kukwakira. Imana irongera ibwira Yakobo, iramubwira tumva, nuzaca mu muriro
ntabwo uzashya, ngo ndetse n'uzaca no mu mazi menshi ntazagutemba. Ibyo ni byo Imana yivugira. Birashoboka ko waciye mu bintu bikomeye cyane bigakara, ugaca ahantu hakomeye cyane, ariko nagira ngo utangarize nubwo waciye mu bintu bikomeye cyane, ntabwo bizigera bigutembana. Mana yigeze ibwira Petero, iramubwira tumva ngewe ndagutegetse genda hejuru y'amazi ngwino. Bitewe n'ubwoba bari bafite, bitewe n'ubwoba bari bafitiye mu bwato, aravuga ati mva uriya muntu ese ni Yesu cyangwa? Aravuga ati mva reka nategeke mu muntu umwe tuze turebe koko niba ari Yesu. Yesu arangije abwira Petero aravuga ati ngwino hano, wowe ngwino. Mu yandi magambo icyo Imana yavuze ikakubwira ngo ngwino mwana wanjye, ubwo iba yakubwiye, iba yategetse, ntacyo uzaba. Reka nkubwire mvugane nawe, nushaka uri mu Rwanda, nushaka uri muri Ethiopia, nushaka uri mu Bwongereza, ahantu hose waba uri, igihugu cyose waba uri, ndagira ngo utangarize ngo mu izina rya Yesu ijambo Imana yavuze rizasohora ku buzima bwawe. Kandi ngutangarize iki kintu, ukigendane inshuti yanjye, ukigendane mubyeyi, ukigendane. Nta jambo Imana yavuze rihe. Kandi ikindi, imbaraga Imana iri hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, iri hejuru y'imbaraga z'abapfumu, iri hejuru y'imbaraga z'abanzi, iri hejuru y'imbaraga z'ibiturwanya, iri hejuru y'imbaraga zose. Ati gute se? Mutangarize se mwene data, mutangarize uburyo Imana iri hejuru y'imbaraga zose. Mutangarize Imana uburyo iri hejuru y'imbaraga zose. Umunsi umwe ibwira Mose, irambwira ati nugera kwa Farawo urambura inkoni yawe uyikubite hasi. Mose arangije abikora nk'uko Imana yamubwiye, aragenda inkoni ayikubita hasi. Ayikubise hasi ihinduka inzoka. Irangije guhinduka inzoka, Farawo arangije arabwira ati n'ubundi wabaye ahangaha muri iki gihugu cyacu, turakuzi. Ibyo ngibyo ni ibintu bitoto. Ahamagaza abakonikoni bibe, arababwira tumva mwese mujugunye inkoni zanyu hasi. Zose zirangije zihinduka inzoka. Ububasha bw'Imana buhari mwene data. Zinangije guhinduka Haleluya Yesu. Zihindutse inzoka. Imana y'amahoro ya nzoka iragenda imira za nzoka zose. Yose irazimira. Mu yandi magambo nari ngiye kukubwira ngo mwene data, imbaraga zose bagushizeho, imbaraga zose bakwaturiyeho, izo mbaraga zose ububasha bw'Imana bujya bubasha kuzimira. Ubutware bw'Imana bwaragiye bwinjira muri ya nkoni ya Mose, burangije bumira za nzoka zose. Bishatse kuvuga iki? Ubutware bwa Satani ndetse n'ubutware bw'abakonikoni ndetse n'ubutware bw'abanzi bwose n'ubutware bw'usu y'umwijima, Imana yacu ibasha kubifata ikabimirira rimwe, ikabikubitira hasi icyarimwe, kuko ni Imana yacu bwite. Niyo yaba ari amajwi igihumbi ahagurukiye kurwanya, yose yacecekera icyarimwe, kuko ni Imana ivuga kandi bikaba. Uyu munsi wa none menya ngo niba wari urwaye, niba wari ufite ikibazo kikuremereye, niba wari ufite ikibazo kigukomereye, uyu munsi menya ngo bishyirweho iherezo, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo uzigera gukorwa n'isoni. Nubwo wahuye n'intambara, nubwo wahuye n'ibikomeye, ibyo byose uzabyibagirwa, wibagirwe yuko wigeze gukorwa n'isoni. Ndumva afashijwe. Reka nkubwire, ndumva afashijwe. Nigeze coma ijambo rirambwira ngo Imana yacu ni Imana ireba hafi ndetse na kure. Ntumva yuko turimo kubwira abahangaha hano mu Rwanda. Oya, ntabwo ariko biri. Abagize iyi si yose, umuntu wese ubasha kubona iyi video, ndashaka kukubwira ngo Imana iragutetuye. Imana iragutetuye. Hari ukuntu Imana iteturura umuntu abantu bari baravuze yuko nta kintu umuntu azimarira. Hari ukuntu Imana iteturura umuntu abantu bari baravuze ko nta hantu azagera, ariko kubw'ijambo ry'Imana yavuze ku buzima bwiwe, bugacya mu gitondo agasanga hari ikintu Imana yakoze. Tugiye gusenga bwiza presence y'Imana imanukire ku buzima bwawe. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Mana, mu izina rya Yesu
uri rubasha kandi ugira neza, urera, uri samba itarumba kandi uri amahoro yanjye. Iyo uvuze birabategeka birakomera. Twabonye izina ryawe, tukubona dushonje, tukubona tutanambaye. Waratubwiye ngo nituzaza tujya kukuvuga, tuzaza tubanza twiyereke. Njye narakubonye mu bihe bitandukanye, niyo mpamvu aka kanya ndi imbere yawe kugira ngo ukorere igitangaza bano bantu kidasanzwe, bimenyekane mu izina rya Yesu nk'uko byamenyekanye Yopa. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Abantu benshi basigaye bibaza ngo kubera iki